nongeye kubasuhuza cyane mwese mukurikira Voice Made in Rwanda TV. Uyu munsi rero mbazaniye modeli za BAZE. Uyu munsi rero no kuvuga ngo utu modeli mbazaniye ni utubase tuba tugiye dutandukanye ku muntu ushobora kuvuga ati ndashaka wenda gukoresha modeli kaka BAZE cyangwa se n'akayibaya ushobora kurebamo hano. Kimwe no kwabonamo n'udukanzu bitewe nuko ubishaka wenda ukavuga ati ngiye ndashaka agakanzu reka ndebemo. No kuvuga ngo izo modeli ziba zigiye zivangavanze zitandukanye, ni modeli zigenda zicicikana hirya no hino. Navuga ati wenda nko kwisi hose muri rusange. No kuvuga ati ngiyewe ngenda nkusanya modeli nkazibereka noneho na nyuma yaho nkaza tukaziga gahoro gahoro. No kuvuga ati ku muntu ukeneye kwiga wajya hano ukareba rwose amasomo araharagiye atandukanye, kandi ikindi uko uzireba aba ari nako wenda waziga mu gihe ushatse kwiga nabyo nta kibazo birakunda, hano amasomo aba ahari. Ngo rero ni Voice Made in Rwanda TV, komeza rero modeli nabateguriye ariko umenye neza ko wakoze subscribe. Nimba utarayikora wayikora, hanyuma ugakomeza ukareba modeli uko nazabateguriye imwe ku yindi. Murabona rero tumodeli kwacu ni kwiza hano. Wa muntu ushaka kuvuga ngo ngiye tuno tumodeli wenda sinshimyemo, ushobora kureba n'izindi video zirigiye zihari. Ni ukuvuga ngo ntago ari iyi ngiyi gusa mberetse, hari n'izindi video z'utubase tugiye dutandukanye, kimwe nuko wenda waba washimyemo hano. Ni ukuvuga ngo rero komeza rero video yose uko nabateguriye, kandi nkubwira ati ngenda mbazanira amamodeli agiye atandukanye. Uyu munsi wabonye izi, ejo uzabona izindi, kimwe nuko wanareba neza nasohoye bwa mbere zabanjiriza izi ngizi. Ni ukuvuga ngo komeza rero video yose uko nabateguriye maze tugerane ku musozo.
nkubwira ati wakoze cyane kunkurikirana, reka dusubikire hano rero tugeze ku musozo wa video yacu. Urabona ko utumoderi rwose ni twiza. Rero uba ushaka moderi ntago hano wabura gukundamo utumoderi pe turimo, kandi ubaye udashimye wareba no mu zindi video cyangwa mu kimwe ugategereza izindi rikwa zasohora. Ni ukuvuga ngo rero nawe ukeneye kwiga kudoda, nakubwiye ngo hano hagenda haca amasomo yigisha kudoda moderi zigiye zitandukanye. Niba ukeneye kwiga waza hano ukareba kuri Voice Model Rwanda TV n'ubundi ukinjiramo ukareba mo indani ahantu hari amavideo yose ahantu abahuriye, wanyuze ukarebamo amasomo yigisha kudoda, nawe ukiga kanako kandi mu gihe gito cyane rwose ubumenye kudoda. Nkubwira ati bye bye, ndabakunda cyane, kandi nawe ukeneye gukoresha wenda turagukorera nta kibazo, moderi yose washaka twayikora nta kibazo. Ushaka kunyandikira cyangwa se ukamamagara oya nakunyandikiye kuri nimero ya WhatsApp iri aho hasi. Kandi ikindi nakubwira cyo nuko ntago duhenda, nta kibazo. Ukeneye gukoresha wakoresha aho waba uri hose, kandi ikindi niba ukeneye kwiga nayo wakiga. Niba ukeneye kureba moderi ushaka kudodesha nayo wareba moderi ukadodesha, kandi nizere yuko uko byamera kose muri ibyo byose mvuze hataburamo kimwe waba ushaka. Ndabakunda cyane, bye bye, umenye neza ko wakoze subscribe.